Imana yakugeneye nta muntu uzakijya. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntaho ujya. Guhakana iby'Imana yavuze si byo bituma bidasohora. Komeza icyo ufite, ariko icy'Imana yakuvuzeho tushobora gupfa Imana itagisohoje. Imana yarakuvuzeho ikintu, abagambirira bose kuguhitana niyo wahigwa n'ibihugu by'ibihangange nta muntu uzakijya. Hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Icyaha ntikimarwa n'imyaka kimaze, ahubwo kimarwa n'uko umuntu akihana, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Amafaranga wagira uko angana yose ntiyakubuza gupfa. Ntago icyubahiro kibuza umuntu gupfa rwamara. Nta mashuri wakwiga. Dusome Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro ibice 43. Ndatekereza ko igitabo cy'Itangiriro mwese muzi aho kiri. Nicyo gitabo kibanza, ibice 43, duhere ku murongo wa 29, hanyuma n'ubundi turarangiza 34. Niwo murongo wa nyuma usoza icyo gice cya 43. Yobura amaso abona Benyamini murumuna we mwene nyina, arababaza ati, uwo niwe muhererezi wanyu mwambwiraga? Maze aramubwira ati, Imana ikugirire neza mwana wanjye. Yosefu yihuta cyane, yihuta kugenda kuko umutima we wari ufitiye urukumbuzi mwene nyina. Ashaka haririra, yinjira mu nzu haruguru ayiririramo, yihanagura mu maso, aragaruka ariyumanganya, aravuga ati, nimwarura ibyo kurya. Babagaburira ukwe, na bene se babagaburira ukwabo, n'Abanyegiputa bariraga hamwe nabo, bariraga hamwe nawe babagaburira ukwabo, kuko Abanyegiputa batasangiraga n'Abaheburayo kuko cyari ikizira ku Banyegiputa. 33. Bicara imbere ye, bicazwa uko bakurikirana, imfura ubukuru kwayo, imfura uko ubukuru bwayo buri, n'umuhererezi uko ubuto bwe buri. Bavugana batangara. 34. Yosefu ategeka ko babazanira amagaburo yari imbere ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta ayabo 5. Baranywa banezeranwa nawe. Amen. Bashimye Imana ko ngeze hano Kacyiru. Rwose nubwo ndi umushyitsi, ariko ndi n'umushyitsi musangwa. Si kenshi mpaza, ariko n'amateraniro, ijoro ryo gutabaza cyangwa ry'impinduka sinzi uko ryitwa, naho narahaje. Mu biterane by'abubatsi ingo kera narahaje. Uyu mudugudu cyangwa iri torero rya Kacyiru ryavutse ndeba, ndahazi, ndetse n'abagiye bahayobora bamwe ndabazi. Urumva rero ko ntari umushyitsi cyane. Shimiye umushumba wanyu wantumiye kugira ngo nze dusangire amagambo y'Imana yera. Shimye Imana ko nongeye kubona Rwamarara, twarakoranye, turaziranye. Ataraba na pastori yaransuraga ku mudugudu, n'urungano n'uw'igihe cyanjye. Arabizi niyo dukubitanye kiri umusora kina muri Etenseri, nta kindi mubwira, ndavuga nti Rwamarara aramanutse. Aramanutse agishyizeho. Ubwo rero rwose turaziranye bihagije. Hanyuma rero mazina yanjye nitwa Mugabo w'Indekwe. Iyo ushatse kurihina uvuga Mugabo Josefu. Ndi umupastori uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Mbarizwa rero hariya i Nyarugenge
ndashima Imana ko nakijijwe. Nababwiye ko mfite abana 7 n'abuzukuru 8, oya 9, n'abuzukuru 9, ariko ubu babaye 10 kuko nicaye hariya umuhungu wacu yari yanyoherereje message aravuga ati Imana iduhaye umwana w'umuhungu. Urumva rero uko babaye 10. Ndimo ndayingayinga rwa marara rero muri inyuma ntago twasiganye cyane. Hanyuma reka twiganirira amagambo y'Imana ibindi tubireke. Ndagira ngo tuganire ngo Kristo akumbuye itorero. Ko byagenda kose ariko Yesu akumbuye itorero. Ese namwe muramukumbuye? Haleluya, haleluya, haleluya. Izi ni inkuru ndende tutari buzigemo. Ni inkuru z'umuhungu wa Yakobo witwa Yosefu, akaba umwana wa 11, kandi yahawe ubutware kuko ubutware bwari bukwiye Rubeni umwana w'imfura. Ariko se Yakobo abwaka Rubeni abuha Yosefu umuhungu wa 11. Kuki yabwatse Rubeni? Rubeni yari yarishyize mu myanya, yarazi rwose ko ari umwana w'imfura ko agomba kubona ubutware. Ariko mu bice 49 ntitujya kuhasoma, Yakobo arabahamagara ati nimuze mbabwire bizababaho kera. Abanza Rubeni aramubwira ati Rubeni uri imfura yanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho, urusha abandi icyubahiro, ukabarusha gukomera, ariko uri nk'amazi kuko adahama hamwe nawe niko bizakugendekera. Aravuga ngo ntuzabona ubutware kuko wuriye indyamo ya so. Rubeni yari yarasamanyije inshoreke ya se, kandi Rubeni akomeza gufatwa nk'abana mu rugo, ariko ku munsi wo kuraga yamburwa ubutware. Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora hakwihorera, ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Icyaha ntikimarwa n'imyaka kimaze, ahubwo kimarwa n'uko umuntu akihana. Mwari muzi ko no mu mategeko hari ibyaha bidasaza? Simbizi, siniza amategeko. Yakobo ubutware bwa Rubeni arabuterura abuha umwana wa 11, kuko icyaha cyanesheje Rubeni Yosefu yarakinesheje kwa Potifa. Komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Buriya ntuzagire ngo ibyaha bikunesha, hari ababinesha kandi nibo bazahabwa ubutware wakagombye guhabwa. Yakobo rero yabyaye abana 12, ayo ni amateka azwi kuva kuri Rubeni kugera kuri Benyamini. Ariko Yosefu aba umwihariko. Buriya Yosefu ni ubuhanuzi kuri Kristo. Nabwiye aba mu gitondo ngo nutabona n'umwanya wo kwiga Bibiliya ntuzirwe uvunika. Buriya Bibiliya ifite ibitabo 66, nubwo ivugwamo amazina menshi, ikavugwamo ibintu byinshi, ariko icyo Bibiliya yari igambiriye ni ukwerekana umuntu umwe witwa Kristo. Ibindi nutabimenya uzimenyere gusa Kristo. Buriya yaravuze ngo nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, abantu bose ntizaba bahanga, uzahamye gusa ko wamenye. Haleluya, haleluya. Uzahamye gusa ko wamenye ko Yesu ababari. Ababwiye ngo hari umuvugabutumwa, ni inshuti yanjye turasengana pe, kandi yigisha neza. Yigishije iteraniro rinini ryari ririmo abateolojiye benshi, abanyabwenge, turi mu gihe cy'ubwenge. Arangije kwigisha, umugabo umwe arahaguruka aramwegera ati watwigishije neza, ariko Yesu wamuhereye hafi, uba wamuhereye ku mwana w'intama. Aramusubiza ati jyewe namuhereye aho twahuriye, naho niho namuhereye. Kubaherwa ku mwana w'intama simbizi. Kandi nibyo. Petero amuhera ku nyanja ya Tiberiya, Paulo nawe akamuhera mu nzira ijya i Damasiko. Munsi umwe Yesu
yigeze akiza umuntu wari ikirema. Ubu baravuga ngo ufite ubumuga. Yari amaze imyaka myinshi ku kidendezi cy'Ibetesida. Bibiri ikavuga ngo hari ku munsi wa ryari. Ariko Yesu aramubwira ati ikorere uburiri. Kandi amategeko y'Abayuda ntiyemeraga ko umuntu yikorera uburiri ku isabato. Abayuda bahagarariye isabato bamubonye baravuga bati ntitwitaye ku wagukijije, icyagukorewe ariko kubera iki ubwo buriri wabwikoreye ku isabato ukaba wishe amategeko. Arababwira ati uwankijije niwe wambwiye ngo, niko kubabwira ati imyaka yose namaze ko nta wangemuriye. Abandi bagiraga n'ubajugunyamo ikidendezi cyihindurije, jyewe ndimundwaza ngo njugunyemo. None murambaza impamvu nikoreye uburiri ku isabato. Uwankijije niyambwira kwikorera bubiri mba nabwikoreye. Iby'isabato simbizi. Aleluya, aleluya, haleluya. N'uwankijije, uwo ni Kristo. Yosefu ni ubuhanuzi kuri Kristo. Naho Benjamini Bucura akaba ubuhanuzi ku itorero. Nababwiye ko ibitabo byose bya Bibiliya abo mu iteraniro rya mbere buri gitabo gifite uko cyavugaga Kristo. Itangiriro rimwita uwo mu rubyaro rw'umugore, naho Kuva bakita Kristo umwana w'intama wa Pasika. Abalewi bakamwita igitambo cy'impongano, naho Gutegeka bamwita ngo ni umuhanuzi w'umwizero. Yesu niwe muhanuzi w'umwizero. Mu itorero ryacu rya ADEPR n'andi matorero haba abahanuzi, ariko ntago ari abizero. Atabaye umuhanuzi w'ibinyoma yavangirwa, kuko nta muhanuzi utagira utavangirwa. Ari umugore ni umukristo rwose, ni inshuti yanjye. Mu gitondo yaranyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati mushu, ati ko mfite ibibazo, ati ntiwandangira umuhanuzi utajya uvangirwa. Nkajya kumureba ndamwandikira ndamubwira nti nta muhanuzi utavangirwa. Aransubiza ngo no. Ndamubwira se niba Samweli yarahawe ihembe rigashyirwamo amavuta ngo ajye gusuka ku bahungu ba Yesayi, yabonera iyaba akavuga ngo ni ukuri Uwiteka yambwiye n'uyu, burya se ntiyari yavangiwe? None hari umuhanuzi uba uriho umeze nka Samweli? Rambwira ngo mbo. Ariko Imana iravuga ati Samweli, Samweli warebye nk'uko abantu. Ari umugabo umwe wambwiye ati umuhanuzi yampanuriye ubuhanuzi bukomeye abonye ngize ubwoba. Cyokora uwo muhanuzi nawe ni umuhanga. Aramubwira ati wigira ubwoba, ati hari igihe njya mvangirwa. Abahanuzi bavangirwa, ariko Yesu niwe muhanuzi utavangirwa. Ni umuhanuzi w'umwizerwa. Niko Gutegeka kwa kabiri kwita Kristo. Mose yabwiye Abisirayeli ati Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi umeze nkanjye, azava mu bwoko bwanyu, uwo azaba ari we muzumvira. Yesu ni umuhanuzi wo kwizerwa. Naho Yosuwa, igitabo cya Yosuwa cyita Kristo umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yesu warwana intambara Yeriko, yabonye umusirikare wambaye imyenda itari iy'Abisirayeli, akambara inifomu itari iy'ingabo z'i Yeriko. Yesu yari umusirikare utagira ubwoba. Yegera uwo musirikare ati wewe uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Uwo musirikare aramubwira atoya, geje nona kuba umugaba w'ingabo. Uwo ni Kristo wari umanutse kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Naho igitabo cy'Abacamanza
kikita Kristo umurengezi uva ku Mana. Icyarusi nicyo twasomyemo kare, kikamwita umucunguzi wacu wa bugufi. Yosefu afite byinshi byarepresentaga Kristo. Ibyo reka twe kubivuga. Muri abo bana 12, Yosefu Imana yari yaramuhaye impano zo kurota. Kabwira bene se ati narose. Warose iki? Narose tujya kwahira imiba, uwanjye urahagarara, iyanyigira ite? Yanyirunama. Bene se bati mbo, bari bazi no gusobanura inzozi. Njya mbona abapasiteri kuri YouTube ngo basobanura inzozi. Arona baje ariko sha ibyo bintu buvuga. Ngo rose perezida ngo biba bigenze gutya ngo ari ubukene bwateye. Bene se bari bazi rwose no gusobanura inzozi. Bari bati mbo uriya se ni ukuvuga ko tuzakunamira wowe Yosefu nubwo sa gukunda umuba wawe wahagaze iyacigira ite. Ariko ndagira ngo nkubwire guhakana iby'Imana yavuze si byo bituma bidasohora. Kandi Yosefu nawe yari umuhanuzi mwiza. Abahanuzi b'iki gihe ngiyo wanze kwemera ibyo bahanuye murarwana. Urarwanira iki niba bivuye ku Mana ko bizasohora? Undi munsi arongera ararota, abona ukwezi, izuba, inyenyeri 11 biramanuka bigwa imbere ye. Noneho bamurega kuri se bati kariya gahungu kawe wagiye ukabwira kakitonda. Ise aramuhamagara sha ukwezi ndige, izuba ni nyoko, inyenyeri 11 niba kuruba ibyo bintu wabiretse. Ndati nuko biba byaje papa, bituma bamwanga, bamwita karosi. Igihe kigeze rero Isa muha impamba ngo ajye muri bene se, aho bari baragiye bamubonye bati dore karosi mureke tumwice. Bwa buhanuzi bwe nazanzuze turebe ko zizasora. Ariko ndagira ngo nkubwire, kambabwire ikintu kimwe gituma umuntu adapfa. Kibabwire namwe ntimushaka gupfa. Ndagira ngo mbabwire ngo amafaranga wagira uko angana yose ntiyakubuza gupfa. Ndabeshya? Icyubahiro niyo bakurundaho amazina y'ibyubahiro yose, ugiye mu marimbi yo mu mahanga nayo usanga imva z'abanyacyubahiro. Ntago icyubahiro kibuza umuntu gupfa rwamara. Nta mashuri wakwiga ngo uvuge uti ndaminuje seve yanjye niyi muhagarare muzapfa, ariko icy'Imana yakuvuzeho tushobora gupfa Imana itagisohoje. Imana yarakuvuzeho ikintu, abagambirira bose kuguhitana niyo wahigwa n'ibihugu by'ibihangange. Uwitwa Fidel Castro yahizwe n'igihugu cy'igihangange, bamutega imitego ariko ntiyapfuye. Yosefu ntiyari gupfa iby'Imana yamuvuzeho bitarasoho. Niko umusaza Simiyoni ngo yari yarabwiwe n'Umwami Imana, ntimuvuye muri Noheli, ko atazapfa atabonye Kristo. Bibiliya iravuga ngo uwo munsi bazana Yesu kumusengeshereza. Simiyoni yari yarashaje, bamushyira igaburo ryera mu rugo ngo Umwuka Wera abari umujyana mu rusenge. Noneho uyu munsi urajya mu materaniro. Haleluya, haleluya. Mu mpinja zose zaje gusengesherezwa, Mariya ateruye urwe, Umwuka asanga Simiyoni ati nguriya uwo nakubwiraga. Ngo aramuterura aravuga ati noneho sezerera umugaragu wawe, kuko amaso yanjye abonye
uko bajyaga inama yo kumwica niko ibitekerezo byabo byahindagurikaga buri kanya. Umwe yagira hatoya twe kumwica, tumufata ahubwo tumushyire muri ruriya rwobo azapfiremo, ubundi batoya tumurye amafaranga no kugurishwa na bene se afite icyo ahuriye kuri Kristo. Ngo bafata ikanzu ye barayijyana bayishyira se, baravuga bati iyi kanzu ko isa n'imwe y'umuhungu wawe, ko bayiteye amaraso. Saravuga ati se umuhungu wanjye se ntimwamubonye kandi ibiryo babiriye? Ubugome ntago ari ubwo, ubugome ni ubwa kera ntibugira isano. Inkota ya mbere yabaye iy'abavandimwe Kayini na Abeli. Uwo Satani yajyamo wese yaguhitana. Umwana yahitana ababyeyi, ntimujya mubumva? Ababyeyi bahitana abana biterwa n'uwo Satani yinjiriye. Isararira arihanagura. Ariko Yosefu kuko Imana imufiteho umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntaho ujya. Icyo Imana yakugeneye nta muntu uzakijya. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Umugisha uba mu muntu ntago uba ahantu. Yosefu kuko yari yarahawe umugisha n'Imana, Imana ikamusiga igikundiro. Ubundi igikundiro n'ubwiza biratandukanye. Ubwiza wabugira ubukomora mu gisekuruza, ariko igikundiro kiva he? Waba mwiza ariko ntugire. Yosefu naho bamugurishije kwa Potifara akomeza kugira iki? Kugeza ubwo Yosefu ibyo yakoragaho byose byahabwaga umugisha. Potifara abibonye aravuga ati ndamugira kapita, arakurira ibintu byose ngo ajye abikoraho, kugeza n'ubwo na nyirabuja amukunze. Ibi biravuga ngo umunsi umwe nyirabuja ashaka ko baryamana, ariko Yosefu naramukunze. Ubutware bwari bukwiye kwamburwa ari Rubeni koko, bugahabwa nde? Yosefu. Maze Yosefu abwira nyirabuja ati twumvikane, data yampaye ibyo mu rugo byose kugira ngo mbitegeke. Avuga ijambo ryiza ngo ariko wowe ntiyakumpaye. Uzi iryo jambo uko risobanura? Ni nko kuvuga ngo niyakumpa wowe sinari kukwemera. Aravuga ngo kuko ntashobora gukora icyaha kinini kingana gutyo ngo mbabaze Uwiteka Imana yanjye. Haleluya. Nyamuneka ntimukababaze Uwiteka Imana yanjye. Abantu bajya batinya gukora icyaha kubera kwanga ingaruka z'icyaha, ariko mukwiye kwanga icyaha kuruta ingaruka zayo. Yashyizwe mu nzu y'imbohe n'ihute, afungishwa n'umuntu ukomeye, ariko umugisha w'Imana ukomeza n'impano z'Imana zikomeza kumugendaho. Iby'inzozi abagororwa babiri barose mwarazumvise, ariko abwira umwe ko inzozi yarose ari nziza, ko azasubira kwa Farawo akongera agamutereka vino. Aramubwira ati ariko nugerayo uzanyibuka umugaragu wawe, dore n'ijya uguhanuriye. Ni amavuta yanjye, siko mubyita Sipiriya, ni amavuta yanjye nkoresheje. Aya mavuta ntazapfuza. Uzamvugire ko hari gahungu k'Agaheburayo kafunzwe karenga, kugira ngo umuteretsi wa vino yaramwibutse, ariko Imana yo igiye kumwibuka irotesha inzozi Farawo. Kandi abahanga bizi iby'inzozi arabahamagara bananirwa igisubizo cyazo. Kandi yari yarose inka zinanutse zimira, bakamubwira bati rero bosi, iyo nibura izibyibushye nizo zakamize, naho zizinanutse
zamira zibyibushye zikajyamo gute? Zizirusha si imbaraga. Iby'amasaka y'amahundo ibyo byose reka mbisimbuke. Wa muteretsi wa vino, haleluya haleluya, abwira Farawo ati nubwo inzozi zananiranye ugize amahirwe. Hari agahungu twari dufunganye akavuga atari kuba karapfuye ni kera, ntikagira gukagemurira, ntikari gafungiwe mu gihugu. Ugize umugisha ukamubona, ni umuhanga mu gusobanurira inzozi pe. Kabaye kakiriho. Farawo nta rubanza rwabaye, nta rukiko rwigeze rubamuje. Yosefu yari yafunzwe n'umuntu, birashoboka ko nta na dosi, nta n'urubanza rero. Farawo bosi aravuga ati mwihute. Yosefu yumvise bamuhamagara. Yosefu, hari umuntu uri hano witwa Yosefu umuheburayo. Igihe cy'Imana iyo kigeze, igihe cy'Imana, igihe cy'Imana, ibihe byose wabihuriramo n'ingorane, ariko igihe cy'Imana kigeze ntawe ukitambika imbere. Yosefu avamo, amusobanurira iby'inka zinanutse za mizi zibyibushye. Aravuga ati uko wabonye ari 7 kandi habanje izibyibushye, ni imyaka 7 y'uburumbuke, hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara. Ntago abantu bazamenya ko bigeze no kurya, kandi inzara izatera mu bihugu byose. Farawo arabaza ati se icyo turagikora dute? Aba enjeniyeri agoronome bakabwira Farawo bati kereka habanjije nibura inzara hagakurikiraho uburumbuke. Ubwo nyine ubwo hazabanza uburumbuke abantu bazarya bahage, inzara niza bapfe. Yosefu abwira Farawo atoya, dore shaka umunyabwenge w'umuhanga. Iyo myaka 7 y'uburumbuke ibyo bamenaga babihunike. Tujya tugira ikibazo njya mbona ku mateleviziyo ngo Rubavu ngo inyanya ziri kubora, hagira umuntu wa Kacyiru wiga ukuntu ziriya nyanya zibora ku mwero wazo. Hagize uwa Kacyiru bivumbura. Njyamo ndanywa ibitunguru byamereye mu murima, ikiro kikamanuka kikagera kuri desi, igihe kitari umwero kigatumbakira kikagera kuri 2. Kacyiru hagize umuntu wiga uburyo twahunika ibitunguru ku mwero wabyo tukazabirya igihe kitari umwero. Farawo areba Yosefu aravuga ngo ninde muntu twabona urimo umwuka w'Imana nka Yosefu. Aravuga ngo ku ntebe yanjye, abivugira rwa rupapuro rw'umuhondo ntirwiriwe rusohoka. Ku ntebe yanjye nta wundi ni farashi, hazaba iya mbere n'iya kabiri, kurya zikurikirana. Ubu ni V8 cyangwa izindi modoka zigezweho nazizi. Aravuga ngo kandi uwungera hazajya abanza akunyureho. Yosefu aba umutwaro ukomeye, ashingwa kubakisha ibigega mu gihugu cyose cy'Egiputa. Inzara, uburumbuke buraba, inzara iratera nk'uko yasobanuye inzozi, isi yose irasonza, ni Kanani inzara igerayo. Bene se rero bajya guhaha mu Egiputa nk'uko andi mahanga yajyagayo. Bahageze kwari ukugura si ugusaba. Barababwira bati kugira ngo tubapakirire, hari umuntu wungirije umwami Farawo niwe ubanza kubasinyira. Barirukanka rero bagira kwa Yosefu. Yosefu arababona, arabamenya, bo ntibamumenya. Arabanza bahata ibibazo. Mwe muvuye he? N'amakamyo yabo. Abagaragu bawe tuvuye he? Kanani. Mwavutse muri bangahe? We muri bangahe? Twavutse nyine 12. None ubu muri bangahe? Kandi bagize ngo ibyo bibazo byose abihata abagiye gusinyisha bose.
none ubu muri bangahe? turi 11. ko muje muri 10 we? tumwe yarapfuye. kandi uwo bavuga wapfuye ninde? naho undi uwo ni umuhererezi, ntajya ava mu rugo yasigaranye na data. aravuga ati vuba nonaha mbare 3 mumvuye imbere muzagura ibyo kurya muzanye n'umuhererezi wanyu. Benjamini yavaga indimwe na Yosefu kwa nyina Rasheli, uwo Yakobo yatendeye imyaka 10. basubirayo ntacyo bajyanye, basanga umusaza arenda kunogoka. Yabaza ati ko ntacyo muzanye. bavuga amagenzi uko bahaswe ibibazo n'uwungirije Farawo. Yakobo ati se abantu bose bagomba kuzana umuhererezi? baramubwira bati rero data, ibyo bintu wivugisha ntawe ubibaza. ikikwereka uwo bitubazaga igitinyiro cye n'icyubahiro. ibyo kuvuga ngo iyo tubaza abandi shwi. Yakobo ati kubushize nabahaye gakuru ke nkabatumyeho ngo kabagemurire, mukazana ikanzu yiriho amaraso, aka gahungu ka Rasheli nsigaranye nkabahaye kakabura. ati mbo nutamuduha ngo tumujyane tugure, azicwa n'inzara nawe upfi. ibyo nta kazi kawe. ariko bagezeho bahiga umuhigo bati rwose tuzamugarura, nitutamugarura. Yakobo aravuga ati mubuze imvi zarinda zimanuka z'igikuzimu. Mfite iki? Agahinda. ariko kuko nawe yarashonje, wa mugani yari gupfana na Benyamini, aramubaha ati nimujyane. bagezeyo Yosefu arabareba, uyu niwe muhererezi wanyu muramuzanye? turamuzanye. aravuga ngo nimugende babapakirire, kandi feza zanyu mbahaye iby'ubuntu ngewe, ntimugure. ariko yegera abapakizi aravuga ati kariya gahungu k'agahererezi mushyiremo igikombe cyanjye. baragenda barapakira ifeza barazibasubiza, barihuta batashye bishimye ngo amagare akururwa n'amafarashi. abasirikare barabakurikira, we muhagarare mwabisambo, mwaje gutata igihugu, mwibye igikombe cy'umugabo w'icyubahiro wungirije umwami Farawo. buri wese akavuga atoya, ntago abagaragu wanyu turi abajura, uwo tugifatana mumujyane mumufunga b'umugaragu w'imbata yanyu. iyo tuvuga umugaragu w'imbata, amategeko yemeraga ko uwo muntu shebuji yamwishe nta mategeko amukurikira. barihuta mu kubasaka, bari bazi aho bagishyize, bakizamura mu mufuka wandi. Benjamini ati ndapfuye. bene se bakamwegera bati kutakorakoraga, wagishizemo gute? akavuga ati nanjye sinzi uko cyagiye. nakunze Yuda muri bene Yakobo. Yuda amanuka akaboko abwira abasirikare, aravuga ati aho kujyana Benyamini muhererezi wacu, nimunjyane mpanwe mu cyimbo cye, kuko data mubuze. yazarinda amanukana imvi kuzimu, afite iki? Agahinda. muzi impamvu Yuda ari we wakomotsemo Kristo? na Yakobo yajya gutanga umugisha akavuga ati inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda. nuko Yuda yagize umutima wo kwitangira Benyamini. yagombaga gukomokwamo n'uzitangira abandi. icya kabiri, nuko yagize urukundo rwo gukunda se, kavuga ati atazapfa ababaye. bose babasubizayo. reka zose basubiranayo na Benyamini bamuboshye,
bageze imbere ya Yosefu aravuga ati mwese abanyegiputa nimwigireyo. Ngo yagira ngo yibwire bene se. Haleluya, haleluya, haleluya. Abwira abo mu gikari ati nimugende muteke, kandi buri muntu mubicaze uko bakurikira, maze buri muntu mugende mushyira imbere ye isahane y'ibiryo, ariko nimugera kuri Benyamini mushyireho inshuro 5. Ngo kwari ukugira ngo Yosefu aze kwicarana na Yosefu basangire. Buri muntu yariye ukwe, ariko Yosefu asangira na Benjamini. Yesu yabwiye itorero umunsi yarihaga igaburo ryera, aravuga ngo sinzongera kunywa ku mbuto z'imizabibu izo arizo zose, kuzageza igihe nzicarana namwe tugasangira namwe vino nshya nitugera mu ijuru, natwe tuzicazwa uko dukurikira. Imfura ya mbere ni Abeli, watambye igitambo kikemerwa kuruta icya kabiri. Ukurikiyeho ni Enoki, wagendanye n'Imana imyaka 300 ikamwimura. Hazakurikiraho Aburahamu, uw'Imana yahamagaye ikamuha amasezerano. Ba Mose bazicazwa, hanyuma n'abahanuzi bicazwe, ariko itorero Benyamini bucura bw'Imana, haleluya haleluya, rizicarana na Kristo. Itorero ni bucura bw'Imana. Yesu yaravuze ngo wa mukumbi muto we witinya, kuko so yishimira kuguha ubwami. Abwira abigishwa ba Yohana ati mu babyawe n'abagore bose ntawe uruta Yohana umubatiza, ariko muto. Iryo ni itorero yavugaga. Itorero nta wundi uzarikurikiraho, ni Benyamini wo mu isezerano rya kera. Iwacu kwa data Kanyandekwa aho mvuka, mu bana 8 ndi bucura. Imfura iracyariho ni umukecuru, nanjye nkaba bucura. Ba bucura mutere haleluya. Itorero ryose muri bucura bw'Imana mutere haleluya. Data yarankundaga Kanyandekwe rwose, mama yarankundaga, yapfuye muri 98. Na bene mama bose baravuga ngo nuko ndi bucura. Umwana wa bucura agira igikundiro mu muryango. Ndi pastori hani Igihogo rwa Marara yajyaga nsura. Ndi pastori mfite umugore n'abana. Mama yavaga ijari, aje kunsura n'agakonike, akanyura ku mugabo witwa Bitihuse akagura y'amandazi. Bundi rwose sinkunda amandazi, ariko narayaryaga ngo mushimishe. Mfite abana, afite abuzu. Kandi mama yarazi, yari umukristo, yarazi ko kuba umwana wari pasiteri akaze. Yajyaga muri tagisi mu Gatsata, yagera Karuma bamwishyuza, akabwira konvoyeri ati jye sinishyura. Yarashaje cyane, n'agakoni n'akambaraje karimo amandazi. Kuki utishyura? Umwana wanjye ni pasiteri. Bamureba imyaka ye batigende. Yagera mu rugo yasanga ntahari amandazi akayagumana, ntayaha umukazana we. Aho nziye kambwira ati mwana wa, hari akantu nakuzane. Nanjye abana banjye banyegera bari bakiri bato, nkababwira ntayazaniwe na mama. Nyoko nawe nabahe. Turi bucura bw'Imana, inyuma yacu nta wundi uhari. Yesu akumbuye itorero. Mwakira ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ko twakijijwe. Turashimira Imana ko Yesu yadupfiriye ku musaraba. Nababwiye ngo igitabo cyo Kuva kimwita umwana w'intama wa Pasika. Amaraso ye yasizwe ku nkomanizo z'umuryango, marayikurimbura arahaca.
muririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso nta yindi filozofi ntanshira urubanza rubi. Turiho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Muri covid abakristo bamwe banze gukingirwa bavuga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ugasanga ubiririmba afite ibyaha byamugize imbata. Ubundi ko ikimenyetso cya mbere cy'inyamaswa ari ibyo byaha byakugize imbata, inkingo zitinyira iki? Nari umushumba hariya muri paruwasi ya Rukurazo, bankingiye mu ba mbere, twashingiwe hariya kuri Bekarena, ndahagera banteye 3 zose narazirangije, n'urwo gutsindagira barantsindagiye. Niyo bavuga bati turashimangira, nari kuvuga ati munshimangire. Ntabwo bafite bw'ibimenyetso kuko ndiho ikimenyetso cy'amaraso. Niba ikimenyetso ari kashe, muzabwire Satani ngo Yesu yaragutanze, yashyize ku rupapuro kashe ye y'amaraso, kandi nta kashe ebyiri ku rupapuro rumwe. Tubaho mu mudendezo wa Kristo kuko twakijijwe. Amen. N'ubundi turarike Rwamarara yigire hano hino adufashe gusenga. Turanezerewe, turaba umudendezo. Yesu yaravuze ngo ntitukiganyire, ngo dutekereze iby'ubuzima, tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki. Aravuga ngo n'inyoni zidahinga ntizihunike, yaravuze ngo so arazigaburira. Ni ukuvuga ko data afite ibyo kurya bikanasagwa, n'inyoni nazo zikarya. Data niwe mwishingizi w'ubuzima bwacu. Data mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo rizima, tugushimiye ubuntu wongeye kutugirira, tugushimiye urukundo dukunda rwatanze Kristo. Turagushimira Kristo yemeye gutanga nawe ubugingo bwawe ku bwacu. Turagushimira umurimo wakoreye ku musaraba i Golgotha. Turagushimiye aba babyeyi wahamagaye, turagushimiye abagabo wahamagaye, turagushimiye abakobwa n'abasore wahamagaye, turagushimiye mu ngeri zose. Tukuramburiye amaboko tugushimira. Twagushimiraga ko watugiriye ubwo buntu busaze. Imbabazi zawe nizo zadukoze Mwami, nazo turazishimira Imana Data wa twese. Turagushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi watugiriye, kandi tugushimiye n'imigambo dufiteho, kandi tugushimiye imbaraga zawe ziturinda ku manywa na nijoro, kandi tugushimiye imbaraga zawe zizatubatura muri iyi si zikatujyana mu bwami bwo mu ijuru uko abisezeranyije abakwizera. Turagushimiye ko iki gitaramo gitegurwa kandi kiteguwe neza. Uzahamagara umunsi mu itorero rikagusanga mu ijuru mugasangira ibyo wariteguriye. Tugukomeye amashyi tugushimira mu izina rya Yesu. Amen.